uwiteka ntabwo yakwishimira iyo diru, iyo misiyo, ubwo bugambanyi, kugambanya bene igihugu bakimakaza abanyamahanga mu Rwanda rwa Gasabo. Ntugomba kumwiruka inyuma ngo umuzane, niyo yaba ari mu mategeko y'umuryango w'abibumbye ari n'abasirikare akaguhunga, ntiwemerewe kumusanga aho yahungiye. Abanyarwanda bahagurukira abanyamahanga batangire barwane. Noneho iyo bari gukorera bashebuza babo, aba bose baze FPR Inkotanyi yabazanye nk'abatanga b'ibitero kuri FPR Inkotanyi, vuba binyarutse icyo kizababumbira hamwe. None iyo mpamvu zababumbira hamwe, bashire hamwe bakubite FPR. Yego murakoze cyane kuri Ganza no kuri Tsinda. Reka dutsindagira ukuri koko. Ikaze muduhaye turibyaza umusaruro dusuhuza abanyarwanda abari imbere mu gihugu hose, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo, no mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Noneho dushobore koresha uko bashaka, ariho abanyarwanda benshi banabifiteho impungenge batese baba bari abimukira b'amahoro. Tukaba nawe tugwaye ikaze kugira ngo ugire icyo ubivugaho cyane cyane kuri abo bimukira, ndetse dufata nk'abantu b'impunzi zagiye zihunga ibibazo binyuranye muri Afurika no mu bindi bihugu bajya mu ibyo bihugu by'i Burayi, cyane cyane ko ariho bashakira amaramuko n'ubuzima. Karibu rero tugwaye ikaze. Yego murakoze cyane kuma ikaze kuri mikoro ndende y'ukuri Ganza no kuri Tsinda. Dutsindagira ukuri. Impunzi zirababaje hirya hino, na bamwe mu babaye impunzi kano kanya bamaze gukira birengagiza ibiba. Abanyarwanda bazifatiye mu gahanga kugira ngo bazigambanire, bazizane mu Rwanda kwakira impunzi z'amahanga gusa. Hari ikibyihishe inyuma, bajya bakoresha, bari bo bakoreshwa. Ko abanyarwanda bamaze guhumuka, ntibashobora kuba bakora babe kuri gakondo, ahubwo gakondo y'abanyarwanda barayizanaho abanyamahanga. Uwiteka ntabwo yakwishimira. Bakunzi ba channel yacu Ukuri Tsinda, twongeye kubasuhuza. Ni channel Ukuri Tsinda ndetse na channel Ukuri Ganza turi gucishaho ibi biganiro. Twarabwiye tutigiye cyose tuzaya tubicishaho ku mbuga zombi. Tuzajya tubanza tubabwire mbere kizaca kuri Ganza ndetse gice no kuri Tsinda, aho kibona bwa mbere ubwo handi uzakibona nyine kizaba rukungoko. None rero turaganira na Barafinda Sekikubo Fred, ariko kubera ko bazi ko mu gihugu hariho ubushomeri bwinshi, noneho bayatange kugira ngo hubake. Ubundi se batanze makeya mu guharanira mu kureba ibyo ngibyo, banagombye kureba yo batanze kubera iki mu Rwanda abanyarwanda basigara noneho bari mu gahinda gakabije. Reka rero tudatinze tunyaruke gatoya kwa Barafinda Sekikubo Fred nawe tuganire, ngira ngo twagiye tuganiriza, ariko reka twumve ko agitekereza agikomeye neza mu bitekerezo, nawe agire icyo atubwira cyane cyane kuri ino gahunda. Allo mukomere bwana Barafinda. Dukomerane twese hamwe. Mwinjiye neza muri studio za channel Ukuri Ganza ndetse no kuri Tsinda. Yego tuje kuganira, ariko mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina tubabwira icyo tuje kugira ngo tubabazeho namwe tuganireho namwe uko mubyumva. Turagira ngo tubanze tubahe umwanya musuhuze abaruda, abanyarwanda muri rusange, kuko abaruda n'abanyarwanda, ndetse musuhuze muri rusange abanyarwanda, mubakomeza bari mu bibazo n'abari mu bindi bigiye binyuranye. Mbega reka tubahe ikaze ku rubuga Ukuri Ganza no kuri Tsinda kugira ngo musuhuza abadukurikira kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina. Karibu bwana Barafinda. Yego murakoze cyane Ukuri Ganza no kuri Tsinda. Reka dutsindagira ukuri koko. Ikaze muduhaye turibyaza umusaruro dusuhuza abanyarwanda abari imbere mu gihugu hose, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo, no mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Noneho dushobore no gusuhuza abo mu karere k'ibiyaga bigari
none tubonereho umwanya wo gusuhuza abari muri Afurika yose ibihugu 55, noneho n'abaturiye isi yose abari mu byago, mu kaga, mu kangaratete nk'impunzi, kuko ziri mu karengane k'ibihekane, ntabwo zumvwa iwabo, ntabwo zumvwa n'aho zahungiye, ntabwo impunzi zitabwaho, kandi abaziteye ibibazo bagangamiye hariya bidunda ibipfunsi mu gituza, noneho bakarushaho kwiga andi mayeri yo kuzihohotera bazikorera akarengane k'ibihekane. mpunzikazi n'abana banyu, bana bacu mwese murusheho kwihangana. Uyu ni umusaza Barafinda Sekikubo Fred winjiye mu kiganiro kuri Ganza no kuri Tsinda, kadutsindagire impamvu nyampamvu nyamukuru zibitera n'impamvu nyamukuru uburyo bigomba gukemukamo. Byotyo rero abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu bumvireho uburyo tuzafata bino bibazo nk'ibibazo byugarije ikiremwa muntu, tugakora umuti, tukesa imihigo imbere y'Uwiteka n'imbere ya kiremwa muntu, tugaca agahigo ku isi yose, ku banyapolitiki batubanzirize n'abariho n'abazabaho. Murakoze cyane, ikaze turariyakiriye, turasuhuje kandi tubasubiza ijambo perezida wa PS Imberakuri. Murakoze cyane bwana Barafinda Sekikubo Fred, tuguhaye ikaze kandi rwose turagushimiye cyane. Twongeye no gushima Imana kuko yongeye kwemera ko tuvugana. Hari igihe twirwaga dusenga tuti Barafinda tuzongere tumubone. Barafinda no umuntu wagize icyo akora cyangwa se wanditse ipaje y'amateka ku mateka y'u Rwanda, wanditse mu gitabo cy'abantu baharaniye nibura uburenganzira bw'abanyarwanda, yuko abanyarwanda babaho kandi basangira ibyiza by'igihugu mu mahoro, n'ibibazo byinshi yagiye yahura nabyo, ngira ngo abanyarwanda benshi turabizi. None rero twinjiye mu kiganiro nyirizina, bwana Barafinda Sekikubo Fred, hari twategetse FPR Inkotanyi tubanze dukemurana ibibazo byacu dufitanye Arusha 2, none dukemura ibibazo imbere mu gihugu dufitanye na FPR Inkotanyi, dushireho itegeko nshinga, none dushireho na leta y'inzibacyuho, dukiriho amatora, none ducyure impunzi zose ku mpamvu 100 twateguye tuzumvikanaho mu masezerano ya Arusha 2, kuko Arusha ya mbere yatebereyemo n'ibibazo bidakemuwe, none ya Arusha 2 bekarundura yo gukemura ibibazo by'abanyarwanda, eba amasezerano karundura yo gukemura ibibazo abanyarwanda bari imbere mu gihugu bafite n'abari mu mahanga bafite, abanyapolitike bari imbere mu gihugu bafite n'abari mu mahanga bafite, n'impunzi zose ibibazo bafite tubikemura abari imbere n'abari mu mahanga. Bityo rero nitumara gukemura ibyacu tubone kwakira n'ibyabo ngabo, tubisuzumanisha ubushishozi, twese dushize hamwe, nta muntu uzabateza ibibazo, ariko bari gukurura umukoba bawegereza umuriro kandi babona umuriro ututumba mu Rwanda. Hari icyo twavuga none kuri za mpunzi n'imibereho mibi y'impunzi. Turabyibuka mu bihe byashize impunzi zo muri Kongo ziraswa, ngira ngo mwarabibonye. Barafinda numva wari uhari, ntiwabire zira mpunzi z'ikiziba, zira mpunzi z'ikiziba zaraswaga kubera ko zari zavuze ngo ubuzima buradushaririye, aho kugira ngo tubeho nayo muri Rwanda, reka dusubire iwacu nidushaka tujye gupfirayo. Kandi ari abirabura zira mpunzi nta naho dutaniye nabo mu mico, mu mivugire, twese tuvuga ikinyarwanda, n'abanyarwanda ni nk'abanyarwanda bari hakurya hariya muri Kongo, ariko bavuga bari imbere, ariko batereka tuve muri iki gihugu tugende kugeza ubwo bafashe umurongo barigende barinda niyo banabarasa. None ziyo niyo gihugu Bwongereza kivuga ngo nirwo rwitwazo ngo bafite amahoro, ngo bazafata neza abantu, cyangwa se ku mugani n'ibyo bibazo byose tuvuga nyine tuti ibi bintu harimo quelque chose, harimo ikintu abantu bakagombye kwicara bagasesengura neza, kuko burya politiki igira amacenga menshi, siko? Urumva bashaka kubakoresha nk'ingorofani mu kuba kugira ngo babakize bano banyarwanda bahemukiye abanyarwanda inshuro zose, babasoresha ubutaka, babasoresha amazu, abakene badafite igishoro cya miliyoni 6 barabahiga bufoni buhoro, barabasoresha bakabanyaga utwabo, ngo
ntibyemewe ngo ni cyaguwa ngo n'abazunguzayi ngo ibiki ubwo abo se bazaza bafite igishoro cy'amamiliyoni cyo gushinga amasupamaketi n'inganda ubwo urumva bazafata mu misoro y'abaturage tushobora no kuvuga ngo bazabaha amafaranga muyobewe ko yo bayabahaye bayashyira mu kigega cya FPR Inkotanyi bakajya kuyaguramo ibitwaro byo kurasa abanyarwanda muri Kongo, Burundi, Uganda, Tanzania n'ibindi bihugu byo hafi n'ibya kure bakajya Central Africa bakajya Sudani bakajya Mirobu bakajya mbese bakashora ayo madolari bayazayashora mu bitwaro noneho byo bitegura kuzabirasisha abanyarwanda bazakopfora imbere mu gihugu n'abari mu mahanga bashaka gutaha n'abari imbere mu gihugu bashaka kuva mu manegeka babashirizemo kuko babakuye mu mitungo yabo bashyira mu manegeka y'ubuzima ntibagira aho baba bashinga n'udushitingi ahantu natwo bakatubashwanyurizaho noneho abanyarwanda barababaye nicyo gihugu kibabaye gifite abaturage bababaye bagowe inshuro zose noneho bakavuga tuti katwakira ayo madolari tuyagura ibitwaro tuzabatsotsekeshe kuva nibabona dufite ibitwaro byinshi bazadutinya bakirengagiza ko na Amerika yagabye igitero kuri Vietnam mu 1975 bagira ngo bari bubaneshe bagenda ku bwinshi n'ibikoresho bihagije ariko badundiyeho baba Vietnam barabatsinda bemera icyaha ku mugaragaro ingoma Karinga Nganji mu Rwanda yari ikomeye cyane yari yarategetse imyaka 1650 bavuga ko bafite experience bunararibonye mu gutegeka ariko byabarangiranye gute byabagendekeye bite ibyo byararangiye n'ingoma yo kwa Kabaka kera nayo yari maze imyaka myinshi ariko bafite experience mu kuyobora byararangiye abanyafrika abakorone baza basanze hari ubutegetsi muri Afrika butandukanye nka King Shaka wa South Africa n'abandi na murimo na Mutapa muri Zimbabwe abo bose rero baje basanga hari ubwana ariko bwaje kuvaho kuki badasuzuma icyatumye buvaho nuko hari abaturage bari bababaye babonye abakorone baza bifatanya n'abakorone n'abanyarwanda rero aho bigeze ab'imbere mu gihugu bazifatanya n'abagiye guturuka hanze bakemura ikibazo haba mu nzira y'amahoro tugikemure tujya Arusha kabiri National Constitutional Concordance tugikemure kive mu nzira tubone kubona kwakira ibyo bibazo by'abanyamahanga cyangwa se ibyo nibibananira uzabona ikibazo gikemuka mu buryo bw'umututo w'imbunda nk'FPR Inkotanyi uko yabigenjeje muri 90 none bakikemurira ikibazo ku munyagitugu ubangiye gutaha none bakavuga nimba tugiye no mu masezerano tugakora amasezerano yo gukengana y'amakenga kandi turi bakubita imijugujugu mu kirere bityo rero ugasanga amasezerano iyo bayasinya batangiye intambara uwatangiye intambara ntabwo yemera ibyo by'amasezerano imishyikirano uwayemera yayemera hakiri kare inzira zikiri nyabagendwa ariko wageze mu mitsi bageze mu ntambara nta muntu wakwemera iby'imishyikirano niyo yayikwemerera yabateganya plan B yo kugukemura n'ubundi bityo rero mbakanguriye guhaguruka tumanuka Arusha dukemure ibibazo by'abanyarwanda muri Arusha kabiri Arusha ya mbere yarananiwe tukemure ibibazo by'abanyarwanda imbere mu gihugu n'abari mu mahanga ku isi yose none tubone kuboneza kuri ibyo ngibyo by'abanyamahanga tukemura ibibazo mu karere k'ibiyaga bigari tukuramo imipaka tutafungiranwa gutya no ku rwego rwa Afurika dukuremo imipaka noneho tujye dushobora kwakira impunzi zizaturuka mu bihugu byateye imbere ibyo byose kuko bizanaganaho biriya bisasu bamaze imyaka n'imyaniko bakora mu nganda noneho nibatangira kurwana nka biriya biri muri Ukraine na Russia n'Uburusiya
noneho bikomeze byototere n'ibindi bihugu bakorane mu mitsi impunzi zigende zihungira muri Afurika tuzashobore kwakira izo kubera ibibazo by'intambara ariko intambara nirangira bamwe bazasubirayo abandi bature kubera gushima muri Afurika nk'uko dufite impungenge ko abo bagiye kuzanwa bazashima mu Rwanda kubera bo bazabafata neza gusumbya iwabo uko bari babayeho muri ibyo bihugu noneho bashime mu Rwanda noneho bakandamiza abanyarwanda bigira bene gihugu ba cyane nabo kandi abanyarwanda bo babagira abanyamahanga mu gihugu cyabo babagira abacakara mu gihugu cyabo abo baducakaze noneho tuvutswe ibyiza by'igihugu noneho n'abana bacu ibyiza by'igihugu bazabibure bagire ngo wenda niko byahoze kuva kare kose kandi atari ko byari bimeze noneho ako kamenyero bashaka kumenyereza abanyarwanda kabishe tukamaganiye kure bityo rero ruda turavuga tumanuka Arusha dukemura ikibazo dushireho itegeko nshinga n'inzibacyuho noneho tutegereza amatora dushireho ubuyobozi bushasha butari ubwa FPR bonyine bagundiriye ubutegetsi noneho tubone gukemura ibibazo by'abanyarwanda barimo imbere mu gihugu no mu mahanga bose mu gihugu ku kindi bihugu 55 tubikemure noneho n'ibyo bibazo by'impunzi ziri ku isi tubikemure tubatuza muri Afurika hose no ku isi hose ariko apana kuza mu Rwanda bavuga gahugu na kadomo ako kadomo nanone ukurure population y'amamiliyoni y'abantu yongeremo cyangwa bashaka kwica bari imbere mu gihugu mu buryo babitishije inzara n'intwaro y'izara n'ubukene n'ubutiga n'ubushomeri n'izindi mpamvu indwara biki kutabavura babakubita mituweli babura amafaranga yo kwivuza indwara zibakendeze ari buryo bw'imboneza rubyara abanyarwanda bakendere igihugu bacyuzuzemo abanyamahanga none abanyarwanda beba bakemuye batyo burundu none nabo abana babo basigare biyoborera nka za South Africa none igihugu kirimo abanyamahanga buzuyemo gusombya bene igihugu abanyamahanga bagira ijambo rikomeye cyane imbere mu gihugu gusombya abene igihugu nibyo bashaka nibyo bari bategura abo bana babo ibyo turabiyoka turabireba tureba kure ntibizakunda amerwe bayasubize mu mufuka rwose ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka izo mpunzi z'abanyamahanga bagiye kuzifashiriza mu mahanga ahubwo tubonereho n'umwanya n'abanyarwanda bari mu mahanga bafashwe kuko impunzi ziri muri Kongo ntizifashwa iziri Bugande z'abanyarwanda ntizifashwa iziri Burundi ntizifashwa iziri Tanzania ntizifashwa iziri Kenya ntizifashwa iziri muri Amerika ntizifashwa iziri mu Bwongereza ntizifashwa iziri mu bihugu bitandukanye impunzi z'abanyarwanda FPR inkotanyi yaturumbuye bagaturubikwa mu gihugu cy'ibyiza byacyo n'ubwigenge bw'igihugu abo bose babayeho nabi iyo baza kuba aribo bagiye gufashwa twari kubaha amashi ariko ubu ngubu ndumva bigiye mu midiho noneho imidiho mibi yo gukanyaga abanyarwanda bahohotera abanyarwanda babatesha agaciro kandi hano birirwa baririmba ngo ni ukwihesha agaciro ubwo uko ni ukuhesha abanyarwanda agaciro cyangwa ni uguhesha kavamahanga kavantara n'abanyamahanga agaciro gusombya abene igihugu icyo ni ikibazo sakirirego abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza bazagaya iyi ngoma FPR inkotanyi umunsi yahananutse yavuyeho igakuka nk'isuka uko ikuka nibyo ngira ngo ibyo tubwira FPR irabyumva ntikaturenganye kuko izi ni ingaruka z'imiyoborere mibi yayo uko yafasha abanyarwanda niko tugomba kuyifata kuko niba yararanzwe no guhohotera abanyarwanda no kurenganya abanyarwanda akenshi niyo mpamvu n'ibyo ikora abanyarwanda bagomba kubigiraho impungenge kandi bakabitekerezaho kure cyane kuko ugiye urebye ukajya kubara ngo ibyiza byayiturutseho biza ku banyarwanda keretse abanyarwanda bamwe bahora bayibyinira ariko nabiyo mwegeranye ku ruhande nabo ibyo batubwira turabizi kandi tubishyira mu matwi dukurikije uko babana nayo niba rero ku mugani yaricaye igafata ba madivani baturutse iyo ngiyo tuzi ukuntu kiriya gishanga yafashe cyose akagihinga ibisheke ubisukari kabigura amafaranga 2,000 mu Rwanda kandi mu by'ukuri kiriya gihe cyari gifitwe n'abaturage abanyakigali ndetse no gusagurira kugira ngo umujyi wa Kigali wose ubone ndetse unasagurire n'ibyaro
bya Gitarama n'ahandi batarigeze babura amashaza ngo babure imboga, babure imbuto, babure ibijumba, babure ibiki byose biturutse muri kiriya gishanga, ariko igihe gifashwe n'umuntu umwe w'umunyamahanga ngo arashaka isuka, ngo ari gushakira isukari abanyarwanda bo bageraho babura isukari ku isoko. Ubu ngubu ngira ngo isukari umuntu ajya guhingira umuntu, ni ukuvuga ngo umuntu ajya guhingira umubyizi, umuhinzi wa Nyakabyizi uhingira umunsi wose 1000 ku munsi, ajya guhinga umunsi wose kugira ngo azabone ikiro cy'isukari. Ni ukuvuga ngo mwari muhembwa amafaranga 50,000, ntekereza kugira ngo amwe isukari aramutse aguze nk'igice cy'umufuka w'isukari ubu ngubu, kuko umufuka w'isukari ubu ngubu uri kugura amafaranga 80,000. Ibaze igice cy'umufuka ni 80,000, umushahara wose awugura igice cy'umufuka w'isukari, kandi ngo isukari yarageze. Ariko mu gihe cyo gishanga, igihe cyaba cyarafashwe neza nkuko byari bisanzwe ko n'ubundi kitaratangwa, abaturage bakigihinga, n'ubundi isukari yari ifite uburyo yaboneka kandi ikagera ku banyarwanda. Ariko muri bwa buryo bwo kwicisha inzara abanyarwanda, ari byo bintu tuvuga tuti ibintu wagira ngo biri systematize mu buryo bugaragara, kuko twebwe turabibona. Iyo umuntu yubatse inzu yamara kuyuzuza bakayisenya, umunyarwanda yamara akubaka inzu bakayisenya, bakigisha umuntu ngo ni promotion automatique kwimura bimura umwana akarangiza atazi gusoma no kwandika. Bagafata imyaka y'umuntu babona igeze aho igomba kugera bakayisenya. Bagafata umusore wahagombye kurongora, bati ntago ugomba kubaka, bakayisenya. Abakobwa bakabirwa baterwa inda z'indaro kabatagejeje imyaka n'abagejeje imyaka, turabibona hirya no hino izo ngaruka. Bagafata urubyiruko rwabuza akazi rw'urushomeri bakirwa barufunga ngo nuko rwagiye kuzunguza, n'abagore nabo bagiye kuzunguza banahetse utwana bakajya kubafunga ngo nuko bari gushakisha ubuzima. Ibyo byose ni ibintu byagiye byambura FPR Inkotanyi icyizere ku banyarwanda. Niyo mpamvu n'ibyo ikora byose abanyarwanda bagomba kubitekerezaho inshuro 1000 bakareba batubuzima yatugizemo butuma tugomba kuyitekerezaho, kandi bukanaduha n'imbaraga zo kuyirwanya mu buryo bwiza kugira ngo izave. Ariyo mpamvu tuhora tuvuga tuti yakagombye kuvuga ko biyinaniye ku neza ikavaho ku neza y'abanyarwanda, aribyo byagira neza abanyarwanda akamaro, kuko mu by'ukuri yigaragaje nabi mu masegiteri yose. Aho umunyarwanda ahinga umuceri, aho uhinga agashaka ifumbire, agashaka imbuto, agashaka abahinzi, agashaka ibiki byose, barangiza bati bireba ariko ntukoreho, bireba ariko ntukoreho. Nawe ibyo bintu byumve uko ibintu aho ibintu bigeze. Ugahinga ujyana aho ugomba kujyana bakakugenera, cyangwa bakajya kugurisha bakaguhenda. Ibi byose twagiye tubisobanura. Ndumva rero Bwana Barafinda tugannye ku musozo w'ikiganiro, turaganiriye mu buryo rwose burambuye. Ndumva wavuga ijambo, ni ijambo risoza, ntabwo ari rirangiza, kuko n'ubundi tuzagumya tuganire. Twebwe twibutse ko duha ikiganiro cyangwa se duha ijambo umunyarwanda wari wese, tutitaye ku majyaruguru, ku majyepfo, tutitaye ku ishyaka arimo wari wese, ufite igitekerezo kiganisha u Rwanda n'abanyarwanda heza, kandi kiganisha u Rwanda kwicarana abanyarwanda bakaganira bakabana mu mahoro. Ya matiku y'abakiga abanyenduga, ya matiku y'abanyiginya bega, ya matiku y'abahuta abatwa abatutsi, abo bose wari wese ushaka ijambo ntago tujya tumwima ijambo. Ariko ayo matiku tukavuga tuti bikwiriye kurangira byose abanyarwanda tugashaka ejo heza, ariko turebye n'amayeri badushyiraho kugira ngo tubashe kuhangana nayo, kandi nabo tubabwiza ukuri. Nubwo bavuga bati abanyarwanda FPR irikigira gute, ntekereza ko abanyarwanda igihe cyose tuzavugira ukuri, ariko kandi biri mu nzira, biranagaragara. Nayo nabizi niyo mpamvu iri gukora iza korobasi zose, nzi ko itazakora ibyo byose ngo bikorere abanyarwanda bose, kuko nizo mbaraga ntazifite, ahubwo tuyiha n'imbaraga idafite. Ndumva rero wavuga ijambo risoza, si irya nyuma, kuko uzahora urihorana. Karibu tugane ku musozo. Murakoze cyane. Umwanzuro nuko FPR Inkotanyi abaturage bayiha imbaraga itifitiye, bayiha n'icyizere itanafite, noneho iraho irazandazanda, ntacyo izabamarira mu buzima, usibye n'abakire nka Rwigara kubatesha agaciro n'imitungo yabo bakayibanyaga bakabateza cyamunara, nk'aba mirimo bose bakabatereza cyamunara bakabimaraho. Noneho uko Rujugiro y'abatwa bakabamuzunguje bakamutesha agaciro, ntibumve abandi basigaye bose
n'abamajyambere bose baba bari mu gihugu bakushora imari na ba Rujugiro n'abandi bose na ba Rubangura bose bari kuba batarapfuye bararambye iyo haza kubaho imibereho myiza, ahubwo kubera hari imibereho mibi n'imitegekere mibi y'igihugu n'abategetsi babi batakunda bene gihugu no kubafuya no gufuya imitungo yabo no gitogo n'igituza n'ikandamiza no gutekinika ku rwego ruhambaye, bagatekinika abene gihugu bagatekinika n'amahanga ngo abanyarwanda barishimye ngo u Rwanda rwateye imbere kandi ari munsi ya zero muri mwe, munsi ya zero muri mwe, muri negative. Urumva yuvuye kuri zero ujya iburyo ubujya muri positive utangira kubara rimwe, ariko yuvuye kuri zero usubira ibumoso utangira kubara negative rimwe, negative kabiri, negative gatatu, tuba turi mu cyobo njya kuzimu. Icyobo abantu bagwamo ntibashobore kuhikura, ni icyobo njya kuzimu kibi cyane. Niho FPR yerekeza abanyarwanda, ntabwo iberekeza ku gasozi ndatwa, ahubwo irabajyana mu cyobo ngwa kuzimu, ntembagara kuzimu, ahantu hadatanga icyizere. Abakene bazarushaho gukena, ibyo byo mubimenye. Nta mukene uzegura agatwe ngo akire, mubimenye. Nimuba n'abacakara babo bakabahemba ayo mafaranga, muzayatanga ku bishingwe, mu ngo zanyu muyatange ku mutekano wo ku gakoroboyi, babagurisha n'umutekano kandi bavuga ngo basaguriza Darfur, bazasantira Afurika na Mirobu n'ahandi, mwe abanyarwanda bakabagurisha n'umutekano. Kuki batawugurisha abo banyamahanga bakajya kugurisha abanyarwanda? Nimwumva ko aho ngaho harimo ikibazo. Noneho ikindi icyizere nta gihari cyo kuramba no kuramuka no kuramukanya kw'abanyarwanda n'abo banyamahanga ntacyo mbonye, kuko nabo abanyarwanda nibahaguruka batangiye kwirwanaho, abo banyamahanga bazabura aho bahungira. Noneho abanyarwanda bazavuga bifatanyije na FPR Inkotanyi mu kubakandamiza, kuko nibamanuka muri RDB n'ahandi hose bagasanga abanyamahanga nibo bayoboraga ibyo bigo, no muri Revenue Authority b'abanyamahanga babiyoboraga bitarayoborwaga n'abanyarwanda, kizaba ari igihanga twabafatanye, kizaba ari igihanga abanyarwanda bazaba barafatanye FPR Inkotanyi, ko abanyarwanda atari bo bakoraga mu gihugu cyabo, atari bo bibyarizaga umusaruro ngo nabo bayibyaza umusaruro mu bukungu bw'igihugu, ahubwo ubukungu bw'igihugu bwabagaho mu manegeka y'abanyamahanga, akavamahanga bakavantara. Bityo rero kikaba ari ikibazo n'icyorezo, tukaba tuvuga tuti abanyarwanda igihe kirageze cyo kumva ko bagomba kwikemurira ibibazo byabo badategereze abanyamahanga, kuko akimuhana kasi imvura ihise, abanyamahanga bazaza kubafasha ari uko babona mwirwanyeho mwese mwumva ko ibibazo muri kwikemurira ibibazo. Noneho niba batega amatwi nibwo bazumva banyarwanda mwaragowe gutyo, noneho muri mu ngamba zo gukemura ibibazo. Urugero rwo gukemura ibibazo, tumanuka Arusha kabiri, National Constitutional Concordance, dushireho itegeko nshinga yayobora Repubulika y'u Rwanda neza n'abanyarwanda neza, ribafate nk'amata y'abashitsi. Noneho dushireho leta y'inzibacyuho, iyo leta y'inzibacyuho niyobora imyaka 5, noneho abone gukurikiraho akurikizweho amatora y'abanyarwanda bose imbere mu gihugu no mu mahanga, kandi dutorere kuri interinete, kuri murandasi, apana iby'impapuro. Kandi ako kanya namaze kuzana uburyo bw'amatora twatorera ku buryo bw'ikoranabuhanga, namaze kubitegura neza nk'umuruda mukuru Papa Demokarasi yihuse, umusaza Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro wifuriza abanyarwanda amahoro, isha n'ihirwe, bahahe baronke muri demokarasi yihuse y'abaruda n'aba-PS imbera kuri bazaba hari, ba Victoire Ingabire Darufu Murinzi zabihari, n'abe-FPR Inkotanyi bazaba hari. Icyo gihe ntituzabahamagana, ntituzabacyaha, tuzabaha nabo bonke ibere nk'uko bose abo banyamahanga, tuhindukize twose abe-FPR n'abataronse bicishijwe n'ubukene basoreshwa n'ubutaka, tubibakurireho byose, tubose bose bagubwe neza, babe mu Rwanda rwiza
uretse kuba urwandiko kandi abanyarwanda batarize urwo rwandiko rubananira gusoma no gusemura. Urumva nimba batazi gusoma no gusemura ni ukuvuga ngo ibize barabacukuye mu mashuri babaha uburezi butuzuza ubuziranenge, noneho uburere ntibwari bwuzuye bwari bucagase, noneho abarimu babigishaga nabo bize nabi n'abategetsi bize nabi, niyo mpamvu bategeka nabi. Bityo rero ibyo byose tugende tubiyungurura nk'abanyarwanda, dukemura ibibazo by'impunzi imbere mu gihugu, tubikemure abantu basubire kuri gakondo zabo, noneho umuturage nihaza iterambere, noneho nko mukire azi umushoramari w'imbere mu gihugu w'umunyarwanda cyangwa umunyamahanga ashaka kubaka inzu, ntiyirirwe yimura abanyarwanda ku butaka bwabo, ahubwo tuzamura amagorofa maremare agera ku kwezi kuri ubwo butaka. Bityo rero iziringaniye n'ubutaka zose, iyo miryango ivamo ibe y'umunyarwanda nyiri gakondo, gakondo ye yubahwe na nyiri gakondo yubahwe. None ziri muri kaze n'iziri hejuru mu magorofa zigera ku kwezi zibe z'abashoramari n'abashora amafaranga na leta nk'abafatanyabikorwa. Ariko kwimura abanyarwanda kuri gakondo yabo kiziririzwe, tubishireho iherezo. Noneho n'izi mpunzi zihagaritswe ntizizanwe mu gihugu cy'u Rwanda, tubanze twikemurire ibibazo nk'abanyarwanda. Noneho nibabazana tubaye tubaburiye, nibahura n'ibibazo mu Rwanda bakazahurira n'ibibazo mu Rwanda, ibyo ari byo byose bizajya ku gatwe ka FPR Inkotanyi n'abo ngabo banyiri guhura n'ibibazo ku butaka bw'abanyarwanda. Tubaye tubaburiye nabo aho bari mu Bwongereza, abasemuzi babasemurire, ntibazirirwe baza mu Rwanda, bazasabe kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagume no mu Bwongereza no mu bindi bihugu byateye imbere bya MDCs, more developed countries, ntibirirwe baza muri low developing countries, mu bihugu bikiri mu nzira z'amajyambere byanasigaye no mu nzira z'iterambere. Murakoze, murakarama. Uyu ni umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro. Nimugire ikibazo cyose mushaka kumbaza ku kibazo cy'impunzi, mukimbaze, kuko impunzi haba ibibazo, impamvu pushing factors na pulling factors, impamvu rusunitsi zisunika abantu bahunge ni izihe bari guhunga mu Bwongereza ziri gutuma baza mu Rwanda, hakaba n'impamvu. Ndumva rero telefone yari isonnye isa nigeze yari igeze ku musozo, ariko n'ubundi twari dushoje rwose n'umusaza Barafinda Sekikubo Fred watuganirije neza cyane rwose kuri iki kiganiro cyane cyane kigendanye n'impunzi, aho ageze asoza rwose avuga ati ikibazo bazagira ntibazagire uwo bazabaza, kubera azi neza ingaruka cyangwa se ibibazo bishobora kuzabaho nyuma, cyane cyane mu gihugu kitarimo umutekano, mu gihugu kitarimo amahoro, mu gihugu abanyarwanda nabo ubwabo bafite ibibazo mu buryo bugiye bunyuranye, nk'uko twagiye tubivuga. Ibyo ngibyo ni byo abantu bagiye bavuga, bati u Rwanda bavuga bati u Rwanda rusa n'ikibyimba kigize gute, n'ikibyimba kibundikiriye ukuntu. Tukemura ibibazo byacu daboro, kugira ngo turebe yuko ibyo bibazo nibimara gukemuka neza, byamaze gukemuka mu mahoro, noneho abanyarwanda tubone gutekereza tubone gutekereza amahanga. Nibyo rero nagiye mvuga nti FPR uburyo yagiye iyobora abantu bigumya gutera abantu impungenge, icyizere abanyarwanda ugiye urerega abantu. Niba uvuga ati abantu ntibishimye mu gihugu, ni ukubera ko bafite ibitabashimishije. Uzi urugo ruhora rubabaye, urugo ruhora mu bibazo, urugo ruhora mu mihangayiko, urugo ruhora mu bibazo byinshi bigiye binyuranye, nagira nkubwire yuko n'ubundi ruhora rujunditse umujinya. Rero reka two gufatana amayinite yarashize, reka two gufatana na Barafinda ijambo yari atarasoza, ariko ageze ku musozo reka akomeze agire wenda ko yarashigaje kuvuga bwa nyuma, kugira ngo umuntu asoze iyo avuga ati murakoze, ariko yari atarabigeraho, reka asoze neza. Karibu, aragarutse. Yego, murakoze cyane rwose.
impunzi zifashirizwe, izo z'amahanga zifashirizwe muri ibyo bihugu byakataje mu iterambere, bareke kuzizana mu bihugu bikiri mu nzira z'amajyambere, kuko nabyo ubwabyo ntibyishoboye, birakiyubaka, ntibiragera no mu nzira z'iterambere, baracyari mu nzira, baracyari inyuma y'inzira z'iterambere. Bityo rero murakoze, murakarama, Imana ibaturindire mwese. Icyo ni cyubahirizwa, kiraba kibaye kimwe mu byemezo tuzafatira Arusha, muri Arusha tu National Constitutional Concordance, icyemezo nakuka. Birumvikana, murakoze, murakarama, FPR byumve, usibye no kubyumva ibyumvirize. Murakoze cyane bwana Barafinda, tuganiye ku musozo koko, kandi rwose tubashimira uburyo mwabanye natwe, uburyo mukomeza kubana natwe, mukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro ku mbuga zombi. Twongera kandi kubasaba rwose mu buryo nyabwo kugira ngo mukomeze mukoreshe ibiganiro byacu, mwumve iby'abanyarwanda bari mu Rwanda, bari mu gihugu mw'imbere batekereza. Tuba twagerageje, ngira ngo muzi ko duhura mbega ni ingaruka nyinshi z'imiyoborere mibi, cyane cyane ku bantu bavuga cyangwa se abavugizi ba rubanda, kandi na rubanda ikavuga. Niyo mpamvu tuba dusaba kugira ngo tujye tubanana hafi, ni bya bindi twita kwizirikanaho, twungurana ibitekerezo. Ntawe ubujijwe kuvuga, ntawe twimye ijambo, nta n'uwo twapfutse umunwa. Abandi twese mpamvu tubabwira tuti jya ushyiraho komanteri hano, ni wishima ushyireho like, ndetse n'uba ufite igitekerezo kindi gishya ushyiraho komanteri hano, bakunze b'urubuga rwacu Ukuri Ganza. Iki kiganiro twagiranaga cyangwa se tugiranye na Barafinda Sekikubo Fred, nawe tumushimira cyane, umuruda ukomeye cyane, nawe wagiye agaragaza ibitekerezo bye mu buryo bugiye binyuranye, akatubwira nanone inzira z'umusaraba yagiye anyuramo. Twaganiriye na madame we kenshi, atubwira ko ndetse atanaca inyuma, ati ubutumwa bwinshi yagendaga nabubonera mu bibazo yagiye arimo, ndetse n'Imana akavuga ati Imana yagiye inanabimwereka byinshi akanabivuga. Ariko mu by'ukuri iby'u Rwanda n'abanyarwanda nta muntu utabibona. Ariko none twongeye tubwire FPR tuti yahagombye kwicara ikibaza impamvu abanyarwanda bayibazaho, ikibaza impamvu abanyarwanda bayikritika, ikibaza none impamvu abanyarwanda batayigirira icyizere, ikagaruka kubera icyo abanyarwanda bafite umuhangayiko ukomeye cyane, bababaye, bari mu banyarwanda bababaye ku isi, abanyarwanda bari mu bantu ku isi bababaye, bari mu gahinda gakomeye cyane. Ikavuga, ikareba uruhare rwayo, ikaba ari rwibanza gukemura mbere yo kugira ngo umugani wa Barafinda ati niba ari ugufata igihe ni ukujomba igisuti mu gisebe cy'abanyarwanda. None ikareba ibyo bibazo byose yateje abanyarwanda, kandi ikomeje no ikavuga iti banyarwanda tubanze twicare turebe ko ibibazo tubikemura, nitumara natwe kumva twifashije hari aho tugeze, ndetse natwe niho tuzatangira gukemura ibibazo by'abandi. Ayo mafaranga yose mugani abavuga bati turaza kuyafashisha impunzi ziri aho ngaho. Iyo leta y'u Rwanda izi kubikunda abanyarwanda, twongere tubivuga, iyo tuvuze leta reka tubyite abo bategetsi biyise ko ari bo leta, bategetse b'u Rwanda b'abanyarwanda, iyo baza kubakunda abanyarwanda baba bari guhendahenda bwabo bwami bw'ubwongereza cyangwa abo bongereza, ati mudufashe abanyarwanda baraha daboro tubanze tuganire nabo b'impunzi. Ndetse bakanarenga bari mu Bwongereza bakajya no ku isi hose, muri Kongo n'ahandi hose, muri Afurika, muri Australia, mu Burayi na hehe hose, maze iki kibazo kikabanza kigakemuka mbere yo kugira ngo ayo mafaranga yose beinvestisa mu gukora ibyo ngibyo akazana. Kuko abanyarwanda bari hanze ubwabo batashye n'imitungo bafite bakinjira mu gihugu, ibyo bavuga ngo batanga akazi, ngo bari abazaza batanga akazi. Umunyamahanga ntekereza ko atazaguha akazi kurusha uko umunyarwanda mugenzi wawe muziranye mwasangiye byose yakaguha, kuko hari abanyarwanda benshi bari kwirukanka ku isi babuze iyo bakwirwa, bafite imitungo myinshi. Hari imiryango twumva, hari imiryango yo kwaba uriya mukire wavuze nyiri inzu yo mu mujyi bateje cyamunara, uriya hari na ba Makuza, ba Rujugiro, imiryango yo kwa ba Kabuga b'abakire n'abandi abo n'abandi tutanazi benshi cyane. Abo bose baje ngira ngo bo baza banifitiye ayo mafaranga yabo, atari amafaranga yaje ari kado uhawe n'umukoroni kugira ngo asa naho ari kwikura, kuko niko tubibona. Umuntu uguhaye ikintu akanakugereka n'amafaranga, ibaze ngo uhaye ikintu ngiye mugeretse n'amafaranga. Barafinda uransuye ngo uhaye telefoni yanjye cyangwa se
ngo wayikintu ngo kinkurira hano nguhe n'amafaranga ariko ukinjyanira ukinkurira ahangaha. Buri wese ahita yumva ko iyo kintu cyari kimubangamiye, noneho isi cyari kibangamiye umuntu nicyo uzahereza undi. Ni ibyo ngibyo rero tugaranye ku musozo, reka tubashimire kandi dushimire uburyo mukurikira ibiganiro byacu. Bakunzi bacu mukomeze mutube hafi, natwe tubanane hafi. Ushaka Barafinda nimero ye nawe ashatse yakongera akayivuga kugira ngo Nagasaraba 257838428 noneho bakunzi bo kuri Ganza mwese musubscribinga mutwereka ibisubizo murayikinga cyangwa mudisirayikinga, mubikunda cyangwa mubyanga mutwereke ko mubyishimiye cyangwa mutabyishimiye ibi biganiro, noneho mutwereke igisubizo ariyo bita feedback, noneho tumenye uko dufata anazarapu dufata ibindi byemezo mu minsi iri imbere. Murakoze abadukurikiye muri iki kiganiro, abakunzi bo kuri Ganza no kuri Tsinda, twese dufatanye nk'amenyo ya ruguru nayo hasi, dutsindagira ibintu bizima, tudatsindagira ibibi mu Rwanda, ku Banyarwanda, ku isi yose. Tubakunde nk'imwe kandi tubashyigikire Abanyarwanda aho gushyigikira abanyamahanga n'abagambanira Abanyarwanda bose muri rusange. Abo ngabo tubamaganire kure, noneho tufatanye nk'amenyo ya ruguru nayo hasi, uko afatanya agamije gukatsanga ikigeza shwi. Okay, murakoze cyane kandi tubashimire, mukomere kandi mukomeze mugubwe neza. Ikiganiro mbabwire ngo nakagaruka.